Ikindi nabonye muri Authentique ni uburyo directeur abishuti n'abana. Hari niba hari umuntu ukora mobilisation ni jewe kubera ubudasa nabonye muri Authentique cyane kubera ko ntabwo yashoboraga kuryama adasomye Bibiliya kubera ko dose yavuze yuko atari byiza kuryama udasomye ijambo ry'Imana. Yagiye no hanze abasha guhuza abana bavuga Icyongereza n'Igifaransa grâce iki kigo cya Authentique. Ako kantu ni keza, ndabashimira kandi ndashimira Dete cyane cyane buryo akunda abana akabitaho kandi akabashyiraho umuco mwiza wo gusenga. Akamuzayoga ndamuzayikomeze. Atanaze Musabyimana nkaba ndi umurezi muri Authentique International Academy cyane cyane by'umwihariko mu maklase mu mashuri ya mu wa 4 mu wa 5 mu wa 6. Najyaga kumvuga se hari igisigaramo hari iki ariko najyaga mu cyumba cye nabona tarazimya nkajya kureba najya kureba ngasanga afite Bibiliya ari marasoma. Indahiro n'ababyeyi bigeze kuyirekarama icyo gihe yivuga nagize emotion noneho hari indahiro yajyaga arahirana n'abana bakazarahirana n'ababyeyi ariko iyo ndahiro babaga banayirahiye imbere y'Imana. Noneho iyo ndahiro numvaga ari impamba directeur abahaye ku buryo iyo mpamba izamuherekeza abatari bahari icyo gihe atanga iyo ndahiro yari indahiro yo kuvuga ngo abakobwa bagira ubusugi hanyuma abahungu bagira ubumanzi. Hanyuma noneho akagira agakarita yari yarabahaye ako gakarita ngo kakazasimburwa na acte de mariage. Murakoze cyane abana kongera kubabwira felicitation nyinshi kandi felicitation icyo turavuga ko ari imbaraga za directeur imbaraga z'abarimu bakozi bakomeza gushiraho kugira ngo abana bacu bakomeze kugaragara neza. Pasiteri directeur yatangiye avuga ngo Imana yadukoreye ibikomeye. I need you to answer. Imana yadukoreye natwe turishimye. Nabonye ko twishimira Imana cyane n'ukuntu abana bafite indangagaciro yo gukundana. Ni ukuri ndabishimira umuyobozi w'ikigo directeur ni ukuri wabibye mu bana ikintu cyiza cyane. Byari byoroshye ariko twese tweza kugira master mu kuri Imana y'umugisha uzabikomeza n'abarezi bose muri rusange abo twaba gushima n'itorero twabona gusengera abana bacu n'ikigo muri rusange. Mama, none mwebwe kuba murerera mu kigo cya Gikristo Authentique International Academy kuri mwe bivuze iki ku bana banyu? Bivuze ikintu gikomeye kubera ko kuba barahereye hasi bigishwa indangagaciro za Gikristo nge nabifashe nk'ikintu gikomeye kubera ko ushobora kwigisha umwana ahantu hita heza ariko nta ndangagaciro za Gikristo ntacyo yazageraho. Nge natanga urugero rw'ukuntu bababwiraga ngo agomba kuryama asomye Bibiliya kandi koko akabikora ukabona nyuma yo kurya nyuma yo gukora ibintu byose ariko akarenzaho ijambo ry'Imana. Urumva rero yabaga afite deseri yahawe na Authentique International Academy. Biha agaciro ku buryo numva umwana wanjye yakura ari umwizerwa akunda Imana kandi iyo ukunda Imana ugera ahantu. Turabasoje rero hano muri Authentique International Academy hari ibirori byo gushimira abana bitwaye neza
wenda mwatangira mwibwira abakurikiye iyi kamera. Murakoze. Amazina nitwa Esperance ndi umubyeyi ndera hano muri Authentic International Academy. Afite umwana wa gatandatu yarahize imyaka ine. Amanota ya leta rero akimara gusohoka byagaragaye ko abana hafi ya bose batsinze uko bikwiye. Ndavuga ko abenshi babonye amanota 30 kuri 30. Umwana wanyu yabonye amanota angahe mwebwe? Murakoze. Umwana wacu yagize amanota 30 kuri 30. Ari gushima Imana. Mwabyakiriye gute rero mubonye yujuje? Mwabyakiriye gute nk'ababyeyi? Murakoze, twabyakiriye neza cyane. Cyabaye cya mbere hari gushima Imana no gushima ikigo muri rusange kuko cyakoze akazi katoroshye kugira abana bacu bashe kugera ku ntsinzi. Iyo twakoresha muri Authentic International Academy tutsindisha neza, abana bose baratsinda kandi nibyo tuzakomeza gukora. Kubera iki? We are the winners. Uzajya ku ishuri aho agiye kwiga akagira amanota hejuru ya 90. Hejuru yangahe? 90. Authentic International Academy izamwishyurira school fees y'umwaka wa 4. Kuba murerera mu ishuri rya Gikristo bisobanuye iki kuri mwe nk'ababyeyi no ku mwana? Kuri njyewe no ku mwana wanjye Akeza Keira, kurera muri Authentic International Academy ni ishema rikomeye kubera ko ari ishuri rya mbere ritanga uburezi. Icya kabiri ni ishuri rifite indangagaciro za Gikristo. Abana bacu bagerageza no kumenya Imana, kumenya bya bindi no kwirinda bimwe bituma barangara kuko ni nabyo byatumye bagera ku ntsinzi uyu munsi. Okay. Abana babiri bawe bombi nk'uko mwabivuze baratsinze kandi baruzuza. Diregiteri amaze kuvuga ko agiye guha buruse cyangwa se scholarship abana bazatsinda hejuru y'amanota 90. Kuri mwe mugiye gukora iki? Kubera ko umwana wanjye mufitiye icyizere, numva ko ayo 90 azayagira kubera ko n'ubundi yajyaga abona scholarship muri Authentic, kubera ko ntabwo ari ubwa mbere yababonye scholarship za Authentic, kubera ko n'ubundi yajyaga agira amanota menshi akabona scholarship. Ndamwizeye rero ntabwo yari yakura ku buryo aniyumva, aracyari muto cyane, n'ubundi yatangiye ari mutoya, yaje aherekeje musaza we akomeza ari umuhanga kugeza na n'ubu. Numva rero intsinzi zabe yawe. Murakoze cyane rero, reka mbashimire. Murakoze cyane. Sawa. Murakoze cyane. Ni inkuru y'ibyishimo kandi inkuru nziza ku babyeyi. Mu by'ukuri umuyobozi w'ikigo aratunejeje kandi abwira abana iyo nkuru barishima bose, natwe ababyeyi muri rusange. Icyo tugiye gukora nk'ababyeyi ingamba nuko tugiye gukomeza gufatanya n'ikigo baturutsemo kuko indangagaciro bavanye muri Authentic International Academy nizo bagiye kujyana no mu bigo. Tuzakomeza kubakurikirana aho bari hose, tubakurikiza isengesho cyane cyane no kumenya umunsi kundi uko babaye. Ibanga nta rindi, nk'umurezi uba ugomba gukora cyane, atari ugukora ngo ukorere umwanya w'umunyeshuri, ariko ugomba gutanga urugero rwiza umwana bagomba gukurikiza. Ikindi ni ukugira imikoranire hagati yawe n'ababyeyi, umwana ntakore ku ishuri gusa ariko gukurikirana ko no mu rugo aba ari gukora. Icya gatatu nk'uko dukunda kubibwira abantu, ikigo cyacu ni ikigo cya Gikristo, ni ikigo kirera kandi kikarerera Imana, kirera n'igihugu. Gusenga ni ikintu cy'ingenzi, ariko gusenga bigomba kujyana n'ibikorwa. Hano rero muri Authentic International Academy twigisha abana discipline cyangwa character nziza ibafasha kwiga ya masomo kandi bakamenya kuyiga uko umwana w'Imana yakagombye gukoresha igihe cye. Icyanyuma nabwira abantu ntibakajye bibwira ko kurera umwana agatsinda ikizami cya leta bisaba ibintu byinshi, ahubwo bisaba kurera umwana ukamuyobora neza kuri cya kindi gikenewe. Icyanyuma muri Authentic International Academy tugira politike y'ubuzima buri pratique, twigisha umutwe, tukigisha umutima, ariko tukigisha n'ibika.
ubuyobozi bw'ikigo bubitaho cyane ku buryo we yari umuhanga ariko atazi kwiga, ku buryo ibyo yafatiraga mu ishuri byabaga ari ibyo ngibyo, ariko abarezi babo bababa hafi ku buryo yamenye kujera neza igihe cye kandi agasubiramo amasomo ye, akayasubiramo ku gihe, hanyuma amanota ayabona yose aruzuza nk'uko byasabwaga. Hanyuma n'ikigo yabonye cyaradushimishije, yagiye kwiga ahantu heza, umbwiye ko ariho yagiye kwiga bambwira ko ari heza, hanyuma n'umuhungu yatsinze neza. Byaradushimishije cyane rero kubera ko abarimu bashyizemo umuhate pe. Hari igihe twabonaga ibintu ari byinshi ariko bakajya baduhumuriza batubwira ngo abana bacu turabizeye bazatsinda neza. Uko icyo cyizere ntabwo cyaraje amasinde, ahubwo bageze ku musaruro kandi ushimishije ugereranyije n'ibindi bigo. Murakoze, nitwa Keza Kera, giherereye mu ntara y'Amajyepfo Kamonyi. Abashimira Imana yuko nagize amanota nifuzaga. Umuntu akaba yaravunikaga umwaka wose aryama amajoro, ugasanga aryamye nijoro amasaha abiri, akaba arabyutse agiye ku ishuri. Kuba yaraduhaye abarezi beza, ni ukuri twararaga amajoro tukiga cyane nyine, ariko tukaba twaratsinze. Umubyeyi Imana icyubahiro. Badufashije mu kwiga n'ubuyobozi bw'ikigo. Ndashima n'ababyeyi batubaye hafi, ntibaduce intege ngo muzatsindwa, bagakomeza bakatuba hafi, bakatugira n'inama z'uburyo twazatsinda. Ikindi ndashimira Imana yuko Imana nk'iby'abandi bagiye bavuga ko Imana yaduhaye abarezi beza, iduha ababyeyi beza bazajya badufasha. Ababyeyi bacu bakazajya bihangana bakabyuka amajoro bakaza bakatubyutsa tubati ukora etide izi saha, ryama saa 9, no kubyuka saa 9, ryama saa 10, saa 10 n'imwe byuko ujye kwiga, tukabona umwanya wo kwiga ndetse n'ababyeyi bacu bakadufasha. Ndabishimira kandi ndanashimira ko yaduhaye ikigo cyiza nk'iki ngiki. Abarezi n'ababyeyi ntacyo twababuranye, batubaye hafi. Ndashima Imana yaduhaye inshuti nk'izi ngizi. Ibyo nasabaga Imana twese tuzimuke ntituzatsindwe, nicyo yampaye. N'ababyeyi bacu Imana icyubahiro. Murakoze. École de science hariya mu Kingi, Imana yaramfashije, naryamaga saa 5 bwo kwiga, kandi ndashimira abarimu banjye bamfashije. Mu gitondo badukubitiraga kutiga mu gitondo ko twagombaga kubyuka twiga, kandi iminsi twabaraga nyine yagendaga vuba. Ndashimira Imana yuko yaduhaye intsinzi, yaba ari njyewe yaba ari bagenzi banjye, kandi nkashimira abarimu batubaye hafi. Ndashimira Imana ko yafashije kugira ubwenge bwo gusubiza ibibazo, kandi ikaba yafashije ababyeyi banjye kugira imbaraga. Ndashimira Imana ko yadufashije twese kubona amanota yose twashakaga, kandi ndashimira ubuyobozi bwiza n'ababyeyi batwemereraga kwiga. Umuntu wese ushaka kwigisha umwana we amuzane muri Authentique, kubera ko bahize maternelle bahigana na primaire bararangiza, ntabwo nigeze ntekereza no kubahindurira, kubera ko muri Authentique bagiraga uburyo bafata abana. Noneho buriya Christian yajyaga ngora cyane, ariko akaba afite ibintu yihariye. Nkabishimira na Dose cyane, kubera ko ntabwo yashoboraga kuryama adasomye Bibiliya, kubera ko Dose yavuze yuko atari byiza kuryama udasomye ijambo ry'Imana. Najyaga kumvuga se hari igisigaramo, hari iki, ariko najyaga mu cyumba cye nabona atarazimya nkajya kureba, najya kureba ngasanga afite Bibiliya arimo arasoma. Mbega nabaga mutunguye mvuga ngo ashobora kuba yaryamye atajimije itara. Hanyuma narangiza ngagenda ngasanga afite Bibiliya. Bakazamugarurira bamaze gukora mariage kasimba. Noneho umusore cyangwa umukobwa
ushaka kukuganisha ku mibonano mpuzabitsina akakubwira ngo ukamwereka ya ndangamuntu, kubera ko yarababwiraga ngo iyi niyo ndangamuntu yanyu, ntabwo murafata indangamuntu ariko iyi niyo ndangamuntu yanyu. Hanyuma ubwo ayo masezerano sinzi niba aba bana bakifite utwo dukarita, ariko cyari ikintu cyankoze ku mutima. Noneho nkajya ngenda nkora mobilisation mvuga ngo hariya hari ikigo nabonye. Kandi noneho ikindi nabakundiraga, ntabwo umwana wo kuri Authentique n'umwana wo kuri Green Hills bashobora guhura, cyangwa za Wellspring bashobora guhura bakaganira. Jewe abana banjye ntabwo hari aho twajyaga bakaba bazi ko batajya bavuga Ikinyarwanda, kubera ko n'ubu mu rugo Igifaransa cyanze kubavamo, icyo bazamukanye muri maternelle na n'ubu baracyagifite. Ndabashima rero directeur, ndashima cyane kubera ko nka Christella we hari igihe mwigeze kumuha promotion yiga atariha, yigeze kugira amanota menshi, hanyuma directeur aratubwira ngo minerivare ye tuzayimuha yirye. Ntabwo yayiriye yose ariko hanyuma ikindi shima Imana arinze arangiza muri Authentique ari uwa mbere. Hanyuma ikindi shima Imana yantera ubwoba, atanaza akawe kwita kagira gute bayeraija bakavuga mate ibintu byose byanze, ariko ndashima Imana yuko yatsinze kandi agatsinda neza. Hanyuma ikindi shimamo Imana, ndashimamo Imana yuko yahaye abana, ntabwo twishimye cyane yuko babahinduriye ibigo, ariko buriya haba hari ikintu Imana yateganyije kugira ngo kibeho. Hanyuma umuntu ye kwishyiramo ngo uko ibintu nabiteganyije niko bigomba kuba, uko byabaye twarabyakiriye kandi ntabwo ari ibirete. Njya ngira ukuntu ndondogora mwihangane, ariko mbonye umwanya wo kuvuga, kubera ko hari ibyo najyaga nshima Authentique ariko nkabishima wenda directeur atabizi cyangwa abarezi batabizi, ariko mwumve ko mfite abantu benshi nazanye hano kugira ngo bigishe abana hano muri Authentique. Ababyeyi tuharerera niko tuzi ibanga rya Authentique. Ndarishima rero, nshimira n'abana bakoze neza, mwarakoze kubaha, kandi ubu murimo murategura ubuzima bwanyu bw'ejo hazaza. Jewe narize ndakora, nimutiga ngo muzakore mukorere n'imiryango yanyu ni akazi kanyu. Ubu gutsinda mukagira ubuzima bwiza biri mu biganza byanyu, nimubijugunya Imana izabahana. Nimudakurikiza ibyo ababyeyi bababwira n'ibyo abarezi bababwira, kubera ko nka Christian abyutse yaraye arakaye, hanyuma mu gitondo mbyuka musomera imirimo ya kamere. Haleluya. Nitwa Kalisa Fanny Christella, nabonye amanota 30, bakaba baranyohereje kuri Groupe Scolaire Notre Dame des Apôtres Rwanda. 30 banyoheje kuri Kagarama Secondary School. Kalisa Tete Nikita Dori yagize amanota 30, bakaba baranyoheje ku kigo cya École Secondaire Marie Adelaide. Nshimiye Imana yuko narushije aho nashakaga kurusha. Amanota meza, kuko nakundaga gusenga mvuga ati Imana uzamfashe ngira amanota meza, ndetse n'abantu twigana Imana uzabaha amanota meza. Ndabishimira ko Imana yabimpaye. Ikindi ndashimira directeur wacu yatugiraga inama buri munsi akatuba hafi. Nitwa Butera Batete Elisa, nagize amanota 30, bakaba baranyoheje SST n'amatitire. Nitwa Imana Kenyangelo, nkaba narahawe ikigo cyitwa Christian wa muri Nyanza. Nkaba narabonye 30, bakaba baranyoheje ESC Nyamagabe. Banyita Mutako Jazila, nuye Kabeza Kicukiro. Icyambere hano turabanza dushimira n'ikigo cyacu twigaho uburyo kiba cyitanze kikaduha umwanya nk'uyu nguyu wo kwishimana n'abana twiganye, wo kwereka abana twiganye ko dukundana, ko turi abana b'agaciro, ndetse ikigo nacyo kikatwereka ko turi abana b'agaciro. Murakoze, nagize amanota 30, amasomo yose tugengera 6 gusa. Hose warujije amanota kugira ngo uyabone ubikesha kuki wayakuye?
icya mbere ndabikesha ikigo cyiza bita Authentic International Academy aricyo nizemo. Ni ikigo cyiza gifite indangagaciro zihariye n'ibindi bigo byose. Ushobora guhura n'umwana wa Green Hills, umwana nyine w'ibigo birenze Fargo School, ariko nyine ukabona nta ndangagaciro ko Authentic International Academy ikigo cy'agaciro, ikigo gitanga umwanya. ntureke ibintu byinshi ngo bigushuke bikurangaze, ujye ukorera ibintu kuri gahunda, bitubwira ibyo gukurikira ibyo batwigira. nkakunda gusaba Imana. Nagira ngo nshime Imana yuko yaduhaye gutsinda, tukabona amanota ya mbere turi benshi, tukabona nta n'umwe wasibiye cyangwa ngo ajye muri za 9 cyangwa ibindi bigo bitubahiritse.